Ndabasuhuje mwe mwese tubana 5x5 kandi mukunda ibiganiro byanjye. Amahoro y'Imana nabane namwe. Murakaza neza ku buzima nyakuri. Tugiye kuganira ku buzima busanzwe tunyuramo buri munsi, ku bitekerezo byacu, ku marangamutima, ku myitwarire yacu no ku buryo twakuramo ubwenge no mu mutima. Njye nitwa Robert Tuyishime. Ndi kumwe namwe muri uru rugendo no kwiga kubaho neza, gutekereza neza no kwiyubaka buri munsi. Iyi ni episode ya mbere kandi uyu munsi turibaza ku kibazo kimwe gikomeye cyane kivuga giti: ese ubuzima ni iki? Murakaza neza. Ubuzima abantu bafata uko butari. Abantu benshi batekereza ko ubuzima ari ukugira amafaranga menshi, kuba uzwi cyane, kugira imodoka nziza, kuba ufite akazi gakomeye. Ibyo byose ni byiza ariko ntabwo bihagije. Hari abantu bafite ibyo byose ariko batishimye, bafite agahinda gakomeye, bahangayitse, batizeye ejo habo hazaza. Bityo tukibaza tuti, ese koko ibyo nibyo byitwa ubuzima nyakuri? Oya, ubuzima nyakuri ntibugarukira ku byo ufite, ahubwo bushingira ku uri wo imbere mu mutima. Rero ubuzima nyakuri butangira mu mutima. Ubuzima nyakuri ni uko witekerezaho, uko wakira ibikubayeho, uko wifata iyo ibintu bitagenze neza. Hari umuntu ushobora kuba adafite byinshi ariko afite amahoro mu mutima, icyerekezo, icyizere, umutima ukeye. Uwo muntu aba afite ubuzima nyakuri. Iyo umutima wawe umeze neza, n'ibibazo bifata mu bwitonzi. Ntuhita wiheba, utekereza ibisubizo aho gutekereza ibibazo gusa. Ubuzima nyakuri ni ukumenya kubaho mu bihe byiza no mu bigoye. Rero ubuzima busanzwe tunyuramo burimo kubyuka ukajya gushaka imibereho, guhangana n'ibibazo by'amafaranga, guhangayikishwa n'ejo hazaza, gutenguha no gutenguha. Ibyo byose ni ibisanzwe. Ikibazo si uko ibibazo bibaho, ikibazo ni uko ubifata. Hari umuntu uvuga uti byose byarapfuye, sinzongera kugerageza. Undi akavuga ati biragoye ariko ndacyafite amahitamo. Ubuzima nyakuri ni uguhitamo udacika intege n'igihe bigoye. Twibuke ko amagambo tujya twivugisha ajya tugiraho ingaruka. Iyo uhora wibwira uti ntacyo maze, sinshoboye, abandi baranduta, ubuzima bwawe bugenda buba bubi. Ariko iyo wibwira uti ndi kwiga, ndi gutera intambwe nkeya, ndagenda ntera imbere buhoro buhoro, ubuzima bwawe burushaho kugenda neza, burahinduka ndetse bukagenda neza. Ubuzima nyakuri rero ni ukwigisha umutima wawe amagambo meza n'igihe ibintu bitari kugenda neza. Ubuzima nyakuri ni urugendo rutajya rurangira. Hari iminsi wishima, hari iminsi urira, hari iminsi utsinda, hari n'iminsi wiga. Ntugapime ubuzima bwawe wigereranya n'abandi. Buri wese afite urugendo rwe. Iyo wumva watsinzwe, wibuke ko gutsindwa si iherezo, ni isomo, ni intambwe iganisha ku gukura. Ubuzima nyakuri ni ukwemera inzira yawe. Inshuti bakunzi banjye, rero uyu munsi twize ku buzima nyakuri.
butaba mu byo ufite gusa, butaba mu magambo y'abandi, butaba mu kwiganyira, ahubwo buba mu mutima, mu bitekerezo, mu buryo wakira ubuzima bwawe bwa buri munsi. Muri episode zikurikira tuzaganira ku kwikunda nyako, ku nshuti, ku kwihangana, ku gutegura ejo hazaza. Niba iki kiganiro cyakugiriye umumaro, gisangize abandi, komeza kutwumva, utekereze neza kandi nawe uduhe inyunganizi uko ubitekereza. Nari Robert Tuyishime cyangwa se Robert TV Show. Gira amahoro kandi ubeho mu buzima nyakuri, ngaho amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.